mureke duce bugufi maze dusenga Imana. Uwera nyiribihe byose, amena, uriho wahozeho kandi uzahoraho, amena, amavi yose akwiye gupfukama, amena, indimi zose zikaririmba ko wera. amena, tugunezerewe muri iki gitondo kuko natwe dushyize muri uyu mwanya. amena, Ku bwacu ntibyajyaga gushoboka, ku bwa Satani ababirwanya. Turagushimira ko watubereye mwiza. amena, Ibyumweru bibiri tumaze aha hantu waraduhagarikiye, amena, waduhaye ibyo kurya, amena, waduhaye icyo kunywa, amena, cyubahiro n'ikibi cyawe. amena, Tugusabye rero n'ubundi ubuyobozi bwa Mwuka Wera. amena, Muri iki gitondo dukeneye imbaraga yawe. amena, Ngwino uduhagararire, amena, ngwino uduhe ubwenge, amena, ngwino uduhe imibereho ihindutse. amena, Ngwino ukomeze umurike kuri iri jambo amena, rigirire umumaro imitima yacu. amena, Dusabye Imana amahoro mu izina rya Yesu, amena, amen. amen. Nimugire amahoro ya Kristo. mugire urusinge rwa Yesu. Umuririmbyi yuzuye mwuka aravuga ati ntabwo tuzi igihe azazira. Umwashongozi ayibwira mwoyo wa ruhanga agira ngo ukuri kumanya ubwire bwarinziramo. Uramutse wibeshye ku gihe biragucanga. Waye bihaha bwire ni mucanga. Igihe nari mutoya, Banabirenda umuto. nari nkiga muri primaire. Ngabo ncyayega muri primaire. Twagize ibitondo byo gusenga. Kagira okushaka kwa buri kasheshe. Nari mfite nyogokuru wandeze yakundaga Imana cyane. Nanyine mukaka owandezire abire nakunda ruhanga munonga. Yakundaga gusenga ku rwego rukomeye cyane. Akaba nakunda kushaba munonga. Icyakora we ntabwo yari afite imbaraga Chonga wakati na mane. kubera ko yari ashaje. Okuba kakuzire. Arangije arabyuka Amazire yayimuka. arambwira ati mwana wanjye ko kiryamye. Mwana wanje ko cyanyamire. Iyo twagiraga ibitondo byo gusenga, Twabire twinya kushaba kwa buri kasheshe. we yabaga abifite ku mutima ariko adashoboye kugenda. We akaba tini ha mutima atina mani ko kugenda. Yarambyukije arambwira ngo haguruka ugende. Akamwimuzamukira ngo ayimuka agende. Ndabyuka nanjye ndagenda. Yayimuka yagenda. Twari mu miryango yoroheje, ntabwo twagiraga isaha. Bakaba bari muri za famire zorohi bakaba batinesha aha. Ukwezi kwaravaga Umwezi kukandi gushwa. mbyuka ngenda. Yayimuka yagenda. Ntabwo niriwe mbitekerezaho Siba ari kutekatekaho. kuko ari we wari umbwiye ngo ngende. Ntabwo kuba niwe wabwire ukikugambire. Nakoraga urugendo rurerure kugira ngo ngere ku rusengero. Banakwata urugendo ruhango kwe ka kanisa. Igihe nari maze kugenda nka kimwe cya kabiri, Ubwo yabire yamara kugenda kimwe cya kabiri. nibwo nateze amatwi Yatega amatu. numva nta n'inyoni iri kuvuga. Yahurira hatine n'inyoni iri kugamba. Murabizi ko mu ijoro rwagati hari igihe ibintu byose biceceka. Mukimenya ngo umutumbi ibintu byomene bibonama. Niko byari bimeze. Byabire biri. Nibajije uko byagenze, Akebuza uko byabire. numva ngize ubwoba, Yahurira yino bwoba. ariko natangiye gukomeza ku rugendo rwanjye. Yagumizamo yagenda. Nageze ku rugo rwa mbere, Ko yahitira haka yo kuza. ahantu twacaga byansabaga kubanza kunyura mu ishyamba hagati, Aho babire ni barabati kandi kigushaba kurabo mu ihamba. kandi nari mutoya. Kandi kari muto. Imbwa z'urwo rugo zaje kuntangira, Imbwa zo mu tejo zikinja za mutanga. zaramutse cyane zenda kundya. Zikagamba munonga zayenda kumurya. Narakomereye n'abari hakurya kure baranyumva. Agatera nduru n'abahaseri bamuhurira. Ntabwo nzi uko nazicitse, cyakora nahaciye nyuma nirukanka. Kari kumanya uko yazarabiremo akarawo bwa nyuma ari kwiruka. Naragiye ngera ku rusengero Yahitira ha kanisa. binyuze muri iyo nzira yari igoye. Kuraba mu muhanda wo kurwabire kugumira. Ndangije ndaryamye, ngeze aho ngaho ndicara, Ko yahitira yashitama. mbona ntabwo bukeye. Yareba ngo ubuti bwashesha. Nasanze urusengero rukinze. Yashanga kanisa kingirwe.
ndicara negamira igishyitsi yashitama yayegamira gisisi mpamara nk'isaha nsinziriye yamara isaha gweshagire isaha ishize isaha ko yahwire numvise undi muntu yahurira umuntu ndijo asa ari kwivugisha yaje ari kwegambiza ese burya nagize ngo bwakeye ntiburacya ntabwo ariko nagizire ngo bwasheshire tibukasheshire kandi ubwo nari mpamaze isaha kandi ugakahamaze isaha ntituzi igihe azazira turi kumenya ubwire bwarinziramo iyo wibeshye ku gihe uhura n'intambara utatekereje waye bihabwire n'ubugano rutari ubwo tatekatekire nawe yaraje twicarana dutegereje bakije abashitama hamwe bategereza twasinziriye andi masaha abiri bakagweshakira amasaha abiri ukwezi kwaradushutse umwezi kukaba biha birangira turaye aho mu gihuru yahendera barire mu kiburecyo abazi gucunga isaha bari kumenya kureba amasaha barabirebye nyuma tugiye kubona tubona baraje uko babirebire bwa nyuma bayija turijijisha nk'aho tutaharaye ngo bayajijisha nk'aho batarireho bahageze abo bandi ko bakireyo abo bandi natwe tubyuka twikoroza nabo bayimuka bari gukorora abantu bakangutse nyuma y'igihe ahubwo nibo baba ari abanyabibazo abantu basimukire bwa nyuma yo bwire nibo baba b'inyabizibu abandi baje bakingura binjira mu rusengero abandi bakinjira bari kwigura bari gutaha mu kanisa naho twebwe twaraye ijoro tugenda naho bo bakarara kiro bari kugenda kandi turara ku musozi kandi barara harushozi mbese ku isaha yawe ni ryari isaha yawe ni bwire isaha y'ubuhanuzi iri kukwereka gihe ki isaha yo bunabi ni koreka ngo ni bwire ki ntituzi igihe azazira turi kumenya ubwire bwariziramo manywa cyangwa nijoro umushana n'ingamutumbu umuririmbyi atarasaza bugorobye cyangwa umuseke utambitse umweshongozi ngo ubundi aryahisha umwebazo n'inga mbese naramuka atinze biragenda bite bene uko haba atinzire byaba bite urakomeza uri maso cyangwa uri businzire nk'uko twasinziriye mu gishyitsi nugumiza muri kureba ningo urahungira kuko bahungirire mu gisisi dufite abakristo benshi bina abakristayo bingi bari kureba ku isaha y'ubuhanuzi kureba hashaha yo bunabi bari kumva bino byigisho bari kurira byo kwegebi bari kureba ibintu byose uko byakurikiranye kureba ibintu byona ko biri kukuratana bakavuga ati isaha yo niyo agira ngo isaha yo niyo ariko ikibazo ni kimwe ikizibu ni kimwe n'ibitindi indi myaka byatindaho indisho myaka uzakomeza uri maso uryaguma noreba iki ni cyo gitondo gisoza amateraniro yacu aka kasheshe niko kari kuhendera ibyo kuyega byitu imana yagize neza kandi yaratugaburiye ruhanga akatukorera rye kandi akatugaburira ndagusabye gukomeza ube maso nukushaba ngo gume noreba indirimbo ya 311 iravuga ngo mukristo ba maso usenge ikishongoro cya bishati 11 kigira ngo mukristayo ogume noreba kandi indirimbo ya 91 iravuga ngo ntucogore muri iki gihe kandi ikishongoro cya 9 kigira ngo otahamani mukirobu iyo urangaye uwarangara birangira utakaye nibihendera uwanagwa uramenye utarangara mu Kristo b'amaso weshemwe utarangara ugume noreba iyo tugeze ku ndirimbo y'ijana ndumva ari na 82 nayo ariko akishongoro cya 18 nayo iravuga ngo umunsi w'ihumure uregereje ni kigamba ngo ekiro cyo kuhumurizwa kiri hehe bivuze ngo ntabwo igihe kiri butinde nibimenyesha ngo ubwire turi kwenda kutinda abantu benshi ntabwo babona ko igihe turimo ari cyo abantu abenshi bari kureba ngo ubwire ko turimo nibwo n'iyi mitima ibemeje ko igihe ari cyo batangira kuvuga ati ese byazatinda imitima yabo ikiriza ngo nicyo ntibayebuza ngo byaba bitinzire sinzi niba benshi badafite ubwoba bwo kurara mu gishyitsi nkanjye kintu kumenya bindi baba batima ubwoba bwo kurara mu gisisi nkawe bituma bafunga ntibasiba maze ntibashake kujya mbere batetenga kuza mu misho maze bakanituriza ntibasubira inyuma bakatuza bakagaruka nyuma bishobora kuza kubagwa nabi ntibashika bakora kube reka rero muri iki gitondo mukasheshaka
tugiye kwiga amagambo akomeye. aza kwega ibyo kwega bikomeye. Umutego kirimbuzi mu isaha iheruka. Umutego guri kurimbura umutego kirimbuzi mu isaha iheruka. umutego guri kuberekereza mu bwira buri kubayo. Kubara igice cya 22. Kubarishura 22. Ndagira ngo mbabwire ko umutego kirimbuzi uri imbere muri twe. ngira ngo bagambire mu mutego kugura mu mesho gito. Ntabwo ikigeragezo gikomeye kiri imbere yacu aricyo gikomeye. Ikigeragezo kiri mu mesho gito cyo kigumire. Kurenza kabutindi iri muri twe. Usenge kibe kiri muri twe. Baraki yinginga Baramu kuvuma Abisirayeli. Baraki ariko ashengereza Baramu kuvuma Abisirayeli. Abisirayeli barahaguruka. Abisirayeli bayimuka. Babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini. Bayomeka amahema mu gisaro k'Imowabu. Kimowabu Kinini. Kihango. Hakurya ya Yorodani. Ahaseri ya Yorodani. Hateganye n'i Yeriko. Ahari kurangira Neriko. Muzi uko bahagurutse muri Egiputa. Mumenye uko bayimukira mu Egiputa. Muzi uko binjiye ubutayu. Mumenye uko batahira mu irungu. Bari bageze aho bagiye kwambuka. Abayikire aho kwambuka. Abisirayeli bashinga amahema aho ngaho. Abisirayeli bayomeka amahema gabo aho ngaho. Abisirayeli bari baramaze gutsinda ibihugu byinshi. Abisirayeli bakaba basingira amahanga menshi. Intambara zo mu butayu bari barazikubise. Intambara zo mu butayu bakaba bazirwanire. Aha tugeze hari ibyaha byaneshejwe. Aha tubikire hariho bibi byasinguye. Aha tugeze abantu ingingo zo kwitungira amagara bazirimo. Aho tubikira ubwire bwo kwitungira amagara abantu baburimo. Aha tugeze hari ibyo abantu bavuga ati Kamembe ngibi nawe ntiyabikora. Aho tubikira hari ibyo abantu bari kugamba ngo bitakabikora. Bagezaho noneho babamba amahema kuko hari ibyo bari bamaze kunesha. Bakayika aho bari kombeka amahema kabari ibyo basingwire. Umurongo wa 2. Umurongo wa 2. Baraki mwene Sipori. Baraki mwene Sipori. Amenya iby'Abisirayeli bagiriye Abamori byose. Amenya iby'Abisirayeli bakarira Abamori byona. Abamowabu batinyishwa ubwo bwoko. Abamowabu batinyishwa ehangeryo. Abamowabu batinyishwa ubwo bwoko cyane. Abamowabu batinya ubwoko bw'Omunonga. Batinyishwa n'ubwinshi bwabo. Batinyishwa no kukanya kwabo. Bakurwa umutima n'Abisirayeli. Bayuhamo umutima n'Abisirayeli. Abamowabu babwira abakuru b'Imidiyani bati. Abamowabu bagambira abakuru ba Midiyani bati. None uyu mutwe nabwe cyo umutwego uzarigata abatugose bose. Uryarigasa abatugotire bona. Nk'uko inka ikunuza ubwatsi bwo mu rwuri. Ubwenge ari kumaraho ubunyansi bwo mu ufamu. Baraki mwene Sipori. Baraki mwene Sipori. Niwe wari ku ngoma Imowabu muri icyo gihe. Wabira ryo hangoma Imowabu mu bwirobwo. Abantu bibajije kuri ubu bwoko. Abantu bayibuza aha bwoko bavuze ibihugu bibiri. Bagamba amahanga abiri. Abamowabu. Abamowabu. Abamowabu nibo ba mbere. Abamowabu nibo bo kubanza. Barangije ko baherize. Aba kabiri ni Abamidiyani bafatanyije nabo. Aba kabiri ni Abamidiyani bakwasikanije nabo. Bibaza ikibazo. Bayemuze kibuzo. Ati ubu bwoko tuzabukizwa n'iki? Ubwoko turyabukizwa ki? Ishyanga rya mbere riri aha. Ihanga ryo kubanza riri hano. Abamowabu rero bababwiye mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma cya kabiri cyo ku ngoma cya mbere cyo ku ngoma cya 20. Abamowabu bakaba bagambira mu gitabo cy'ibyo kugabe eshura 22. Iri shyanga guhaguruka kwaryo. Ihanga kwimuka kwaryo. Abamowabu bararitinye cyane. Abamowabu bakabatinya Munonga. Iyi ni Kiliziya Gatolika. Iyi ni Kiliziya Gatolika. Barabarebye
bakabetegereza babona ntibasanzwe, bareba batashangirwe, barebye imirire yabo bareba imirire yabo, babona ntisanzwe, bareba batashangirwe, babona imirwanire yabo bareba imirwanire yabo, babona ntibasanzwe, bareba batashangirwe, bagira ubwoba. bakwatwa ubwoba. Aba kabiri ni abamidiyani, aba kabiri ni abamidiyani, amadini ya giprotestani yanze Imana. amakanisa ga giprotesitanti Aba nabo batangiye kujya inama, bagatandika kuhanura, bihurije hamwe bateteraniza hamwe mu kibazo cy'iri shyanga rihagurutse. umukizi w'igihanga ryayimuka, Byarabahangayikishije cyane. bikabemereza umutima munonga, Babonye ishyanga rihagurutse mu bihugu byose, bakareba ihanga ryayimuka mu mahanga agandi, babona iyi nzira irateguye, bareba urugendo rutegurwe, baravuga bati ababo noneho bazatumaraho. bagamba bati ababo baryatumaraho. Icya mbere ntibafite sisiteme ibayobora ngo tuzayigisha inama tuyigushe. kubanza tibine tutebe kiri kubebembera ngo Icya kabiri noneho ntibari kwivugira ahubwo amahame ari muri bo. cyo kubira tibakayagambira ibyo kuhamya biri muri bo, Aba ntibatinya kubwiriza, dore n'inyandiko bari kuzitanga hose. bagatinya kuburira n'ibihangiko ntibabihereza hona. Aba ngaba igihe amadini yacecetse bo biteguye guhagarara. Ibi bintu byabateye ubwoba, ibinde bikabuteza ubwoba, ibi bintu birakomeye mu bitekerezo. ibinde bibigumira mu bitekerezo, Byatumye bafata umwanya wo kubigaho. bikabaretera kubatubwira bwo kubegaho, Uru rugamba utaza kurukinamo, urugamba rutaruzanisa, hari bugwe benshi, hari ubwo bingi, harapfira benshi. ntibafera bingi, Iyi nzira y'ubutayu hari abirahitana. umuhanda gw'irungu ntikuza kwita bingi. Reka nanibwirire bene data batabyitayeho noneho. ngambire abishemwe batari kubifaho, Reka nibwirire abantu baziritswe n'amadini. ngambire abakomerwa amakanisa, Abantu Yesu azasanga mu isi, abo Yesu ari kwenda gushanga umunsi, abantu Yesu azasanga ari bazima batarasinziriye, abo Yesu arashanga bahurire batafire, inzira yabo ijya mu ijuru inyura hano twicaye. umuhanda guri kuza mu iguru ntigurabaho, Ni kuri aka karago, ni kukakeka aka, ni ukuza bakazagutuka ko nawe wasaze, no kwija bakakujuma ngo ni uburyo bushazi, ni ukuza bakakubwira kuri umwaka. niyo kwija niyo bakakugira ngo ryo mwaka, Nta nzira yavaga muri Egiputa igera i Kanani ndaciye mu butayu. hariho umuhanda gwa rugire rwa Egiputa ngo guhike Kanani butarabiro mw'irungu, Basabwaga kunyura mu butayu. bakabe nibetemba kuraba Ube pasitoro ubu murayiki inzira ni mu butayu. waba pasitoro waba murayiki umuhanda ni mu irungu, Nushaka uba umudiyakoni uba umushefu gidi, waba ujya mu diyakoni nengwa umufata, inzira ijya mu ijuru umuhanda guri kuza mu iguru, inyura ahangaha ku karago, neraba hano hakaceka, aho isi izakureba ahensi ryakwetegereza, uvuga ariko wasaze ute kukiri umusore muto. bakubuze ngo kasharota ko ryo musiga, Ndabikubwiza ukuri, ningugambisa amazima, kuva Egiputa ujya i Kanani ugamwe turi kuza Kanani, nta ndege ishobora kuguruka ikirere ngo yambuke, guruko mu mwanya ngo yambuke, nta nyanja ihari bafata ubwato ngo barare bambutse. nta nyanja kwambukwa, Bisaba kunyura ubutayu. niki kushaba kuraba mwirungu, Nushaka uba uri pasitoro wayenda uri pasita, uri buze wicare ku karago, oryaje utamahaka, uze tunakwikanga, oije turi kukweka, uze batanakwemera, oije batari kukwikiriza, ariko inzira iri guca ku butayu. umuhanda ari buza kuraba hano yo mwirungu, ntimubikinemo. mutabizaniramo, Niba ushaka ibintu bijyanye n'agakiza, waba uri kwenda ibyo kujunwa, itorero Yesu ari busanganire kanisa Yesu arashanganire, ni itorero riri mu butayu. niyo kanisa iri mwirungu, Ayandi kiliziya yarayatwaye, ayandi kereziya kagetwarira, ariko kunyura ubutayu naho cyonga kuraba ubutayu, harimo ikibazo gikomeye. ikizibu kigumire, Birasaba kuba umwihanduza cumu. bisaba kuba orya kihanda,
ubwoko bwahagurutse isi yose, ubwoko bukimuka munsi yona, ubwoko bwahagurutse mu bihugu byose, bukimuka mu bahanga bwona, aba bantu bashikamye kuri bibiliya, tubatemberera hari bibiri, aba bantu bahagaze ku mwuka w'ubuhanuzi, hamwe yo bunabi, aba bantu bemeye kureka iki bibiliya ibasaba cyose, icyo bibiri ari kubashaba cyo, aba bantu bari kurwana n'icyaha cyo mu bugingo, banditse kibi mu magara gabo, aba bantu banyeganyeje amadini, tubatenganya amakanisa, bagize ngo ni abantu basanzwe. nk'abantu bashangirwe. Baracya bumvise, Baraki ko yabahurire, yahise akora inama, akakora urukiko, atangira kwegerana n'abandi, yatandika ukikangana n'abandi, aravuga ati yagamba ati aba bantu bateye ubwoba, abantu aba batera izo bwoba, ajya inama n'abamidiyani. yahanura n'abamidiyani, Umurongo wa 4 haranditse ngo umurongo wa kane handikirwa ngo kubara igice cya 22, kubara inshuro 22, abamowabu babwira abakuru b'imidiyani bati abantu babo bagambira abakuru b'abamidiyani bati none uyu mutwe ntabwo icyo mukobwa uzarigata abatugose bose ari gasaba twetorire bona nk'uko inka ikunuza ubwatsi bwo mu rwuri. yari kumaraho ubunyansi bwo mu famu, Yarebye kuntu banyurana mu rugo ku rundi, yareba uko bari kurabanamo ayaka, arebye kuntu bashyira imitungo yabo mu murimo uheruka, bari guteka sente zabo mu murima, abonye ibihe byo gusenga babamo, yareba ubwira bwo gushaba bwo bari abonye uko biyiriza ubusa basenga, bari kwesibya ko bari gushaba, abonye amasengesho y'urudaca, yareba amasengesho yo gutora, abonye kwihana kwabo, yareba kujunwa kwabo, ataba ngaba baratumaraho. yagambaga abandi baza kutumaraho, Mbese iyo wirebye ubona ari uko umeze cyangwa ahubwo wayareba ntushanga arikori n'ingano ushanga atarikori, mbese ufite impamvu ituma bagutekerezaho batyo, ntabwo icyo inashonga eri gutuma bagutekatekaho baso, cyangwa wahunze kimwe mu 10 cyo mu rusengero. ninga ukahunga kimwe cy'ikumi cyo mu kanisa. Dufite abagenzi Twe n'abagenzi bumvise bahaze ko babaka kimwe mu 10. abahagire kuhayo kimwe cy'ikumi, Hari abandi bavuze bati duhaze inyubako, hariho abandi bagambire bati twahaga ubwombeki, bagahaguruka ibyo bikabagira abagenzi. bayimuka ibyo byabafura abagenzi, Wari unaniwe, ukaba ruhire ndagira ngo abwize ukuri, ngira ngo bagambise amazima, ubu bwoko Imana yahagurukije ukuboko ko ruhangaye mukize, niba utibonaho ibi birango nawe waba utari kwereba aho ibiranga ibi, ufite ikibazo gikomeye. uyu munsi kivuga kigumire, Aha ntuharenga rero. aha tukarabaho, Icyo nzi cy'umwami w'Imowabu, icyo ndi kumenya umugabe wa Mowabu, akibareba nawe yaratitiye. ajyabetegereza akatetema, Nonese ko yasanze si abantu bashingiye kuri runaka, akashanga barya abantu batemerera, ntabwo bagira perezida wa firidi wubakiye, bagira presidenti wa firidi w'abombekiye, ntabwo bagira uwayiniyo, ntibagira uwa iniyoni, ntibagira umubwiriza ubahagarariye, nibe n'umuburizo bemererire, ntibagira inama y'ababwiriza. ntibagira urukiko rw'ababonezi, Urabageraho uciye kuri nde? bahitaho warabaharyoha. Umurongo wa 4 ahasoza, Umurongo gwa kana, none uyu mutwe uzarigata abatugose bose nk'uko inka ikunuza ubwatsi bwo mu rwuri. umukobwa uburyari gasaba tugashyira mu bwenge ku Baraki mwene Sipori Baraki mwene Sipori, niwe wari ku ngoma Imowabu muri icyo gihe, mu ihanga rya Mowabu, atuma intumwa kuri Baramu yatuma intumwari Baramu mwene Bewori mwene Bewori i Petori Petori iri ku ruzi Ufurati mu gihugu cy'ubwoko bwe, ku nyanja Furati mu ihanga zo kumuhamagara ati zo kumweta ntizigira ziti, dore hariho abantu bavuye muri Egiputa hariho abantu bagire mu Egiputa, bajimagije igihugu cyose, bayijura ihanga ryona, none barantegereje. ntabwo icyo bantegerise, Hariho abantu bavuye muri Egiputa abantu bagire mu Egiputa, bamaze gufata imyanzuro, bagakwata intwamo,
ibyo muri Egiputa barabyanze, Egiputa bakabyanga, bashingiye ku gakiza bafite muri Kristo Yesu, amazima muri Kristo Yesu, bamaze kuzinduka ibyaha, kamara kuhage bibi, banze amasisiteme y'isi, kanga porogaramu zensi, banze uko isi irya, kanga ukwezi kurya, inyama bararambitse, bakarambika, amasukari barajugunye, bagateka hanze, amavuta barajugunye, bagateka hanze, ubu imibereho yabo iteye ubwoba, banze inshinge zatewe abatuye isi, amarangamuntu ntibakoraho, banze umubare w'inyamaswa, dore bazimagije igihugu, ibihugu byose babigezemo, bamwe bakubitiwe i Rwanda bucya bari i Bugande, abandi bageze za Malawi, abandi bari muri Amerika, abandi bari i Burayi, ibihugu byose bamaze kubizimagiza. Byamuteye ubwoba. Murongo wa 6, nuko ndakwinginze ngwino mvumira abo bantu kuko bandusha amaboko, ngwino ubamvumire kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha, tubatsinde, birukane mu gihugu, kuko nzi ko uwuhesha umugisha uhabwa, uwuvuma akaba ikivume. Uyu muntu watumye kuri bo, umva ubuhamya afitweho, ujya utanga umugisha abantu bakawubona, ujya ubasengera bagakira, ujya ubabwiriza bagafashwa, ujya ukora imirimo ikomeye ikagaragara. Ni wowe wabishobora, nta wagutumaho umupagani ngo bicemo. Iri jambo ryarantangaje. Aha duhagaze, aha tugeze, uraguhitana ntushoboye gukora ibyo. Tugiye kubona abanyamasengesho, tugiye kumva ababwiriza, baramubashe kuguhitana. Ibyumweru 2 tumaze, niba utarahakuye impamba, amakuru nzaba nyumva. Nshuti z'umusaraba, nongeye kubaraga Bibiliya, nongeye kubaraga umwuka w'ubuhanuzi. Nimurekurira ijambo, mukiyumvira inyurabwenge z'abahanga, mukumva utugambo turyoshye tw'abahanga, muririwe ntimuraye. Bazi gukora ibitangaza, ngwino ubamvumire, kubera ko abuzahesha umugisha barawuhabwa, n'abuvumye baravumika. Ntawashoboraga gutumwa kuri iri shyanga adakora imirimo y'Imana. Gusa umugaturika yaza mukavugana iki? Umupentekote se mwavugana iki? Umunyedini se mwavugana iki? Uratumwaho umubwiriza w'ikirangirire. Reka mbibabwire, bagiye kuza bakuvomemo n'utwo wariye twose, bakubwire batari kabo bakabaje bati, ariko ubwo ninde mwahuje? Ati ni Jacques wahageze. Bakubwire ati harya ubwo ninde mwabonanye? Ati haciye ababwiriza.
iri shyanga ryamaze gutera isi ubwoba. ihanga rigateza isi ubwoba, Abantu badatinya gereza, abantu badatinya ingoma, abantu badatinya kwirukanwa mu mirimo, abantu badatinya guhinga, abantu badakangishwa urupfu. abantu badatinyizwa urupfu. Nimushaka wo kubavuma, umusaruro wo kubajuma, ababwiriza barakuziye, urizi ntibakumanya, ibihangange biraje, abamani bayija, mu gahe gato ugiye kugaragara. mubwire icyo waza kurebeka. Genda ubamvumire, roko banjumire, kuko nzi yuko uhesha umugisha uhabwa, yenze umanya ngo uri kweza umugiza ntaguhebwa, uvuma akaba ikivume. uri kuvuma ntawe kivume. Wibaze ko Uyavuze ngo uyu mubwiriza n'abanyamahanga bari bamuzi ko ashoboye, abanyamahanga kandi bamumanya ngo abasize, ugiye gutumwaho ababwiriza b'ibirangira. baza gutumwaho ababurizi batanu, Reka mbibabwire, kandi bagambire hari amagambo Pawulo yagiye yandika, amagambo Pawulo akagera ubwo abwira abantu ati naho hagaruka undi nkuru ikubwira ko izanywe n'urwandiko rwanjye, naho hagaruka amakuru garezerwa icyandiko cyanjye, nanjye ubwanjye niyo nagaruka ejo. nanjye ubwanjye naho naje nyinshi kare, Ufatirane Yesu uyu munsi, ukwateze irizoba, ejo Yesu w'ejo ntabaho. Yesu w'ejo atari kubaho, Fata umwanzuro muri iki gitondo. wajya twamu mukashesho, Nanjye ejo mushobora kuzumva ibyigisho nabigoronzoye. nyinshi kare nimurebe ibyo kwega nabihinga, Ntawe ndiwe, n'undi we hari benshi babigoronzoye barabitangiranye. benshi babihindwire, Ejo muzumva bakubwira ati ngizi wodiyo, benshi kare noza kura, ejo aya majwi yacu azahindurwa n'ubwenge bukorano. amaraso bwinshi ukaryaye, Ejo bazabwiriza ibintu bavuga bati n'uyu wabivuze atari we. Ejo bazazana amafoto ariyo ari kubivuga ubone n'ibyo uri kubivuga. niba ari kugira ngo niba ari kubigamba, Fatirana Yesu muri iki gitondo, fata umwanzuro udahinduka. Ugiye gutumwaho abahanga waza gutumwaho abanyabwenge, benshi, muzasigara muvuga muti benshi mu byasigarana umugamba muti ko Jacques ariwe twabonye isi ubu yaza akavuga uruzibi. twabwire yaje akavuga uruzebi. Ndabasabye, ndabasabye bavandimwe, nawe shaba beshemwe, nimutekereze kabiri. tekateke kabiri, Muri bwibaze ikibazo gikomeye. ubwabuze kibuzo kikomeye, Kumwe twashyize sikirini hano, kumwe twatire sikirini hano, muzabona Jacques ari gutambukaho, yareba Jacques ari ababwira ati ibintu by'ubuyobe bwaduteye, ibintu byo ati bya bintu byari ubusazi, ibi bintu byari ubutamutwe. Wenda bari bumutega agafaranga, wenda bari bukoresha ubwenge bukorano mumubone kandi atari we. Mu gihe gito nayo amatelefone turi buyajugunye, wowe uratangira kubireba ku matelefone kandi twarazivuyeho. Mu gihe gito muri buhamagare mwumve ntabwo amanimero acamo, wowe utangira urebe ibiri gusohoka kuri interineti kandi twarazirambitse. Nta muntu wasenya iri shyanga atararibwirijemo, nta muntu mwagirira icyizere kuko tuzi ko abapasitoro mwabanze. Bivuze ngo hakenewe ubazi neza wo muri twe. Umurongo wa 7, abakuru b'Imowabu n'ab'Imidiyani bagenda bafite ingemu. Ngo bagiye bafite iki? Bavandimwe, ngo bagiye bafite iki? Ngiki kirambitse ababwiriza hasi. Bari abahanga, bari bazi kubwiriza, iyi nzira bayivuye imuzi, ibintu byose babivuga neza. Abicaye i Burayi na Amerika barabareba, ati dore bageze i Buganda aho bakomerewe, ati dore bageze za Malawi, inzara ibamereye nabi, imirimo barayitaye, ubuzima bwarahindutse. Aba nibo babatuvumira.
dore ntibagira n'agasambu ko guhinga, ntibine imirima yo guhinga, reka tubagurire ubutaka, tubagurire imisiri, reka tububakire akazu, tububakire amazu, reka tubahe ubuzima babone bizinesi. abasinge bakore bizinesi, Bagenda bafite ingemu, bagenda bene bisembo, uririwe nturaye niba utari ariko kubaza. batakara waba utaryaha amajoro. Ahari nanjye mu kanya ingemu irabingezeho. hari nawe ibisembo bimurikaho, wafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana nshuti yanjye, mu misho bwa ruhanga, wafashe iri jambo ngiri ry'Imana nshuti yanjye, ikigambo kimwe kigambo cya mu ruhanga. kanya bashobora kumpa ingemu. Umunani ntibabaza kumuhereza isembo, Ingemu irayikora. isembo cyabakoraho, Ngo bagenda bafite iki? Mu Kinyarwanda hari umugani tugira, mu Kinyarwanda bene kumwe bine, abakuru bashobora kuwumva. abakuze ntibabaza kukihurira, Baravuga ngo bagira ngo amaboko masa umukono myerere, ntasabira inka igisigati. utakasha birente Urwuri. ubunyansi. Wibaza abantu uko bataye imirimo yabo, Abantu bakanabyo byo gukora byabo, wibaza abantu uko babaye impunzi bakava mu bihugu byabo, bakabekonje baruka mu ihanga ryabo, wibaza abantu uko bakubiswe inkoni kubera iyi nzira, abantu bagaterwa ngo ntabwo muhanda wo, wibaze ko abantu bahunze igishushanyo cy'inyamaswa, abantu bakahunga igishushanyo cy'anyamijwi, abantu bava mu bihugu bakora urugendo rurerure, baruka mu ihanga bakora urugendo ruhango, ariko uyu mwanya kubera ingemu umwanya wo guhabwa bisembo, bati igishushanyo cy'inyamaswa ntikiraremwa, bati igishushanyo cy'anyamijwi ati kikaremurwe, cyarabahungishije kigatuma baba impunzi, kikabajugunya kure y'ibihugu byabo. kikabanaga mu mahanga agandi, Ingemu ibisembo, bagenda bafite ingemu, bagashanga bene bisembo, bageze kuri Baramu babagira ari Baramu, bamubwira ubutumwa bwa Baraki. bamugambira ubutumwa bwa Baraki, Hari intumwa zikuziye hari intumwa zikwiziye, kandi zizanye ingemu. kandi zahisha n'ibisembo. Murongo wa 8 arababwira ati, Umurongo wa 8 abagira, nimumare hano iri joro, murare hano ikiro nzababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. bagamira ibyo ruhangaranga, Abatware b'i Mowabu abakuru ba Mowabu barara kwa Baramu. barara uwa Baramu, Bafashe ibihe by'ijoro byo gusenga bidasanzwe. bakafata ubwire bw'ibiro byo gushaba, Hari igihe ibyo wita gusenga aribyo bizaguhitana. nibyo rikweta gushaba burya, Hari igihe abo ucumbikira arimo kabutindi. abari gucumbikira aribo rinde kizibu, Erega reka nayo babwire, kandi bagambire igihe kirageze ubwire bwahita, umuntu akora umurimo yirwanaho, umuntu akora umurimo ari kwerwana, ntakeneye icumbi atashemerera gucumbikira, kuko ashobora kukuviramo kabutindi kuzaniye ingemu. nabaza gukurikiramo ikizibu cyakuretera ibisembo. Ndabizi murami igihamya ngo hahirwa abacumbikira abashyitsi kuko hari n'abacumbikira abamarayika. Kimenya ngo umuntu numva igihamya ngo hari guhirwa abari gucumbikira abageni, Hari n'abacumbikira abamarayika. Amen. Nshuti zanjye, agashimwe. mu Kinyarwanda hari undi mugani uvuga ngo Mu Kinyarwanda hari indi mfumu, akamasa kazazicamo nume ibyazirabamo kazivukamo. ntizizarwamo, Akazazica kazivukamo. akamasa nyine kazazica kazaziherekereza nume ibyazitwa ntizizarwamo. Biragoye ko iri toro rigeze ubutayu. Kiruhize ekanisa kiyaye kabutayu emwirungu. Hari indi mbaraga iturutse hanze y'urizi. Nyine amana gandi garugira heri yo rikorimanya. Nta mbaraga ihari ishobora kuritangira. Hariho
amani gari kubasa kuritanga imbaraga yarirangiza neza amani go kurimaraho irimo hano hano hakenewe ingemu hashemerire zemo umuntu akaza guha ubuhamya umuntu akije ari kuhereza icyo kwamya erega ibyo byabaye ntawe bihuye no kuramya nanjye narahunze ibyo byabireho tubivuganire no kushabananya njyewe natwe ibyo bihugu twabivuyemo turiruka amahanga ngo tukagarugamo twayiruka ubu natwe rwose turi abantu b'Imana twakiriye ntama w'Imana twe tujya abantu ba ruhanga twakira Yesu mwitondera bari gukabya mwitondera bari gukabya tugiye kubona ibidasanzwe nshuti aza kureba bitashangirwe agashemwe abatware b'Imowabu abakuru ba Mowabu barara kwa Baramu barara kwa Baramu umurongo wa 9 ururongo rwa mwenda Imana iza aho Baramu iti ari ruhanga yaje hari Baramu Imana iza hari Baramu ruhanga yaje hari Baramu aho ari iramubaza iti abari yamubuze ati aba bantu muri kumwe n'abahe abantu aba bari nabo n'abangahe usigaye usengana n'aba gutese ushaba hamwe n'aba ota Baramu ko wari umubwiriza mwiza kuko wabiro byo mu buri ko wari ufite ubuhamya n'abanyamahanga bazi byo guhamya n'abanyamahanga bari kumanya aba mwararanye ni bande aba bo warire nabo ni ba aba ni bande muraranye aba ni ba bo warara nabo Baramu asubiza Imana ati baramuyagaruka mu ruhanga ati Baraki mwene Sipori ati mwene Sipori umwami w'Imowabu umugabo wa Mowabu yantumyeho ngo yantuma ati dore abantu bavuye muri Egiputa abantu barugire mu Egiputa bajimagije igihugu bakakanya mu ihanga ati ngwino bamvumire urugayo banjumire ahari nzashobora kubarwanya mbirukane aharirimba nza kubarwaniza mbaringe icyo mukundiye ntabwo abeshya icyo namukundira ati yabiha Imana ibwira Baramu iti ruhanga yagambira Baramu ati ntujyane nabo utagenda nabo ngo ntugenze gute utagenda nabo ntuvuma abo bantu utavuma abantu abo kuko bahawe umugisha aheruka herwa umugisha amen yena kambabwire ambagambire nubwo twaba batanu naho twaba batanu turagenda bamwe bagwe mu nzira tugenda bamwe bagwa mu muhanda ndashima Imana ko hari abari bwambuke ubuzima ruhanga ko haba ari kwenda kwambuka Imana itanze gasopo kubabwiriza ruhanga yateka kashopa ahabagore Imana itanze atansiyo ruhanga yabazibira munonga Imana yiyiziye kumusura ruhanga yaje okumusura mwababwiriza mwe kababayeho ahubwo ababuriza umwe kababaho mwababwiriza mwe ibibabayeho biteye ubwoba baburiza umwe ibyababaho bitera ubwoba Imana yiyiziye ruhanga yizira ikibazo gikomeye zimukikomere kumvira Imana biragoye urira ruhanga kigumire kubera ko inzira y'Imana iraruhije ubwo ko umuhanda gwa ruhanga guruhise ni inzira ifunganye n'umuhanda gufunzire inyuramo bake neramo bake ntiwanyuranamo imifuka ntiwanyuranamo shaho ntiwanyuranamo ingemu bakuzaniye amazembe byo bakuhire kandi ingemu nazo inzara iri guca ibintu ibishembo nabyo ejara n'iyamana umunonga Imana ntitanze gasopo ruhanga yabeyama mu rugo 13 rurongo rwo 13 mu gitondo Baramu arabyuka mugasheshe Baramu yayimuka abwira abatware ba Baraki ati yagambira abatwara bati nibwigendere musubire iwanyu mwegendere mugaruko wanyu kuko Uwiteka yanze kunkundira ko tujyana ubwo ruhanga yangire kunyikiriza mu ngendo n'imwe
mu gitondo mukasheshe arabyuka yayimuka hatarika abantu murabashaka wiki abantu nimubendeho ki witeka yabyanze uruhanga yabyanze bahagaze ku mategeko 10 bemerera biragira ukuri bari ku mwuka w'ubuhanuzi ibyabo byose ni ugusenga no gusaba mumvanye muri ibi bintu umuntu mu binteri Satani yahagaze neza ra yatandika yemerera umuntu w'Imana ati umuntu wa ruhanga dore nawe ubutumwa ari kubwemera abona binabwikiriza dore ageze ku rwego abwira abanyamahanga nawe ari kubwiriza rurengo rwo kuburira dore yanze no gufatanya n'abanyamahanga yanga kufataniza n'abanyamahanga ati nanjye ibyo bintu narabyanze nanjye ibyo bintu hari ibyo nanjye ntajya nemera ibyo ntari kwikiriza haravuga ati nimwitahire rwose yabagira ngo mwetahire aba ni abanyamasengesho bakunda Imana bakunda ruhanga aba ni abantu b'Imana bahagaze abantu baruhanga bemerire mbega ubuhamya bukomeye rero cyo kuhamya kikomeye aya magambo yarantangaje cyane kandi bikantangaza munanga haranditse ngo handikirwa ngo abatware b'i Mowabu aba batware bamu barahaguruka bayimuka basubira kuri Baraki bagaruka hari baraki baramubwira bati bamugambira bati baramuyanze ko tuzana baramuyayanga ngo twije nawe muri kubona ko nimureba ngo ari intumwa iryo ntumwa murabona ko wakoraga mu by'Imana nimureba ngo wabire nakora ari gufungwa ajyanwa mu banyapolitike ngo bakorane bahane ibiganza bari kutwarwa mu banyapolitiki ngo bahane imikono baramuyanze gukorana n'igishushanyo baramuyayanga gufataniza n'igishushanyo yanze gufatana mu biganza nabo yanga gufatana nabo mu biganja muzabumva bakubwira bati ry'abahurirane bakugira bati natwe kuntu birirwa bifatanya ntitubyemera natwe uko bari kwefatanya ibi bintu ntabwo natwe tubibamo rwose nitwe tubibamo baramaranze baramuyayanga ntabwo tujyana ntitukagendana wumvise ubuhamya bwa Baramu wahurira ubujurizi bwa Baramu tuvuga ati koko ntirizarambarara ntugamba ngo tiriryagwa gusa uyu we nashikamye urumva atabyanga ubwo nawe yemerire yabyanga umurongo wa 15 kubara 22 umurongo wa 15 Baraki arongera atuma abandi Baraki agaruka yatuma abandi batware barutabo ubwinshi bari gusinga bariyo bwinshi umubare mwinshi bazi gutera ubwoba abantu nyamwinshi bateza ubwoba noneho nibo baje kumureba ntabwo ejo baje kumureba ejo bundi hazaza umwe hashobora kuzaza 10 ejo yari haryaye ejo umwe ninga ubundi hije ugahita uvuga ati ariko se abantu 10 bose ubajijwe ogambo tinga abantu 10 bona umubwiriza wa mbere yaraje uwa kabiri arabivuga none n'abandi baraje bose ko babyemeje umuburizo wo kubanza kije yabigambo wa kabiri yabigambo ngani n'abandi bije abandi bahabire noneho haje abenshi kurusha abandi ntabwo ejo haje abinji gusinga bo kubanza ndagusabye inshuti yanjye ngushaba weshemwe nibwo butumwa bukuru mu iki gitondo babona bibukuru amukasheshe kiri fata umwanzuro wa burundu batentwamu irohe mu Mana yateke muri ruhanga iki Imana yatunze w'agatoki cyose gifatirane ejo ruhanga yatireho rukubu cyone twatirane ejo bizaza ari simusi ejo kare bijya ija bitari kusiga hoherejwe benshi hakatumwa binji baruta abambere baje bari kusinga bo kubanza bayizire ndetse babarusha n'icyubahiro bari kubasinga kikimisa bazaza bakubwira bati twe turanahanura baryaje bari kugira ngo itwe ntituhanura bazaza bakubwira ko bakora n'ibitangaza baryaje bari kugira ngo nibakore umumanizo bazaza bakubwira yuko bo bavura n'abarwayi bagahita bakira baryaje bakugambire ngo nitujanje bababwire bakire uzabareba uryabareba ubone buzuye imbaraga y'Imana ubwira mani bwa ruhanga ndashima Imana usoma ruhanga
ibitorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi iyo uzanye n'ibintu by'ibitangaza ahubwo barakukora kuko tuzi ko satani azabikora bazaza bafite akarimi karyoshye bazaza bahimba bafite ubuhamya bafite n'icyubahiro giheranije uyu ni wo munsi wo gufata umwanzuro wo kwiroha mu mana uyu ni wo munsi wo kuvuga ngo njukondi uyu ni wo munsi wo kuvuga ngo mana ndashaka kunyigisha uwigishijwe nawe atayoba bajya kwa Baramu bamubwira bati Baraki mwene Sipori ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba kuko azagushyira hejuru akaguha icyubahiro cyinshi cyane kandi ngo icyo uzamubwira cyose azakigukorera none ngo ngwino arakwinginze umuvumire abo bantu uzi ikintu giteye ubwoba icyigisho cy'aba bantu kiri kubwira Baramu ati ngwino ukorane na politike erega nta mutegetsi utwarira inkota ubusa erega ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana umuhanuzi wajya gukorera Imana ari gutuma bamubwira ngo ngwino ni izina rya politiki umvumira aba bantu ufite amatwi abasha kugira icyo yumva baje ari benshi b'abanyacyubahiro aho ageze noneho bari kuvugana itegeko Baramu asubiza abagaragu ba Baraki ati naho Baraki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye sinabasha gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka Imana yanjye ngo ndirenze cyangwa ndigabanye. Aha mwese mwavuga ngo iki? Amen. Ahantu ndahakunda cyane. Aramarashikamye we. Muntu w'Imana. Ati nge nanapfa. Niyo mwamereza ibyo mutunze. Niyo mwanga zahabu zose ziri iwanyu. Ntabwo nge navuga iby'Imana itavuze. Abantu bose ngo Amen. Hallelujah. Amina. Yo. Umurongo wa 19. None ndabinginze. Namwe murare hano iri joro. Menye icyo Uwiteka ari bwongere kumbwira. Muze dusenge sasa. Ariko ikibazo cy'amatsiko. Ikibazo cy'amatsiko. Imana irahinduka. Ibyo yavuze se yisubiraho. Ibyo yagambire takayagarukaho. Ariko umunyamasengesho ati reka nze nyibaze ibyibwira none. Ngaha hazingiye ikorosi rya mbere.
aha niho hariho ikizibu ibintu byose yagoragoje ibintu byona yakwatakwatira mwibuke ko aryamye mu ngemu y'abandi mwijuka nganyambire mu bisembo by'abandi ntabwo yangemu bayisubiranyeyo ibisembo batabigarukaneyo n'abagarutse ntibazanye ubusa n'abagarutse tubareta bushanga ariko tunari kwivugisha ibintu byari byaganduza gusa wabona mvuze ko ibintu ari byonyine ntiyanseka umuntu yahurira n'ubugambanyi ibintu n'amazima atari kubasa kunshaka habayeho guhengeka habamo kucyamiza atariko ngiye gusenga naza kushaba reka numve icyo Imana ivuga kandi rero cyo ruhanga ari kwenda kugamba njya nkunda Bibiliya nikunda Bibuli nta kintu itavuze yari kitaragambire ibintu byose Bibiliya yarabitubwiye ibintu byona Bibuli kabigamba Imana yavuze ruhanga yagambire ati ngo yareka nongere nsubire gusenga reka ngaruko kushaba amasengesho y'ubupfu byo kushaba bifire kabaha inama kamba habure hari igihe kigomba kugera imubwire muri kwenda kwika ukagira ibyo ukemanga agira ibyo ari kwekengera ingemu ibisembo umurongo wa 20 umurongo wa 20 igice cya 22 kubara shura 22 kubara Imana izaho barama ari nijoro ruhanga yaje hari baramu mukiro iramubwira iti yamutireti ubwo aba bantu baje kuguhamagara ndaba ko bayizira kukwimutya uhaguruka ujyane nabo uyu kugenda nabo ariko icyo nzajya ngutegeka icyo nagume kukugambira azaba ari cyo ukora ugume obe ari cyo uri gukora uraya majoro usenga warare birori narakubwiye imyanzuro akugambira twamu haguruka ugende noneho uyu kugende nshuti zanjye abeshemwe niba navuga ngo Imana ibuze uko igira ruhanga yanagama ngo ruhanga akaba yabuze kuko ari kumukora ariko ntibuze uko igira tebuze kuko yakora igutwara ukuri ni gutwara ukori hari igihe ukomeza gutsikamira cyane hariho bwire bwo ari kuguma gusikamira mu mwaka ijwi ry'Imana rikaba ryarakugezeho iraka rya ruhanga irarika ryuzuye rigakora ku mutima wawe ruhanga kwinjira ibihamya bigasoma ukumva nibyo wakubita w'ibyo wabonye ukabona nibyo ibyo wabwira waba nibyo uri kureba ukabona nibyo ukareba nibyo ati reka nongere nsenge kashube ngaruke shabe ndakubwiza ukuri ntabwo Imana ihinduka amazima ruhanga atakahindahinduka imwe yavuze niyo yagambire niyo ibisigaye biragushyira mu kaga ibisigire mu guteka mu nshori shimira Imana ko n'ubundi kidufitiye imbabazi nzima ruhanga cyatwinira imbabazi mu gitondo baramara byuka umurongo wa 21 sheshe ka karekare baramuyayimuka mushorongo rwa 21 ashyira amatandiko ku ndogobe ye akamutandika ahandogo yaye y'ingore y'inkazi ajyana n'abatware b'Imowabu agendana n'abagabe ba Mowabu umurongo wa 22 umurongo wa 20 uburakari bw'Imana bukongezwa ubusungu bwa ruhanga bwa Izira nuko yagiye bwaja ahabwo kugenda mwababwiriza mwe imwe baburiza imwe Imana igiye kubahagurukira ruhanga yaza kubimukira muraza kuba nibyo mukinamo nimwija kureba ibyo muri kuzaniramo mu cyago cya mbere muzamenya ko mwarwanyije Imana mu kibonabonezo cyo kubanza mu byareba ngo mukarwaniza ruhanga Imana yitoreye itorero ry'ubutayu ruhanga aketoraniza kanisa omwirungu habonetse abashatse kuriha amabwiriza arebeka bari kwenda kurihereza biragiro ninde utanga amabwiriza mu itorero ry'ubutayu yowe ari kuha kanisa yo mwirungu biragiro itorero ry'ubutayu iyo handitswe ko riyoborwa na marayika kanisa yo mwirungu handikirwe ngo ni bemberwa marayika nimufatirane ubuyobozi bwa Mwuka Wera cyane ubwebembezi
nimushyire ibyiringiro kuri bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Yesaya 8:20. Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Igihe kirageze ngo dukure ibitekerezo ku bantu. Baramu kubera ingemu yaraye amajoro asenga, barebe ko Imana yahindura icyo yavuze. Harya uba Imana yagira icyo ivuga inzira ijya i Kanani ntinyure mu butayu? Ubwo wa mugani zabagurutsa n'amababa yo kwizera bagereyo badaciye ubutayu. Reka mbabwire ngo utinya ubutayu nabanza apfe. Basi avuga ati nzataha mpfuye. Niba utinya inzira yo gusekwa, ipfire, basi uzataha uzutse. Senga Imana isa n'urupfu. Inzira y'abazataha ari bazima ibanyuza mu butayu. Mu butayu ntibyari biryoshye. Mu butayu bagendaga barwana. Mu butayu ni mu ntambara. Ntabwo ari bya biri ngo tuzataha i Kanani tubiririmba tubibyina. Inzira yo kujya mu rugo inyura mu butayu. Isi guseke, umugore akuveho, umugabo akuveho, abana bagushireho, inshuti zigushireho, amadini akuveho, politiki kuveho, usigara uri nyakamwe. Ngiyi inzira itaha. Nibikunaniye basi senga upfe. Nushaka uzarara amajoro, nta mababa hari uri bwambara ukava muri Egiputa ukarara i Kanani. Inzira ica hano ku karago, kandi aha naho hari gupfa abantu, kuko Baramu turimo. Baramu yaraye ijoro adasaba gukira ku mutima. Baramu yaraye ijoro adasaba guhishurirwa ibyaha. Baramu yaraye ijoro adasaba kugira ngo temperance byemere. Baramu yaraye ijoro adasabira ubugingo, agira ngo ingeme itamuvaho, inkunga z'abanyaburayi zidahagarara, imfashanyo y'abanyamerika idahagarara, imfashanyo amadini ari kumuha zidahagarara, bituma arara amajoro. Igihe udusaza n'udukecuru turi kurara amajoro dusaba Imana imbabazi. Ubundi urajwe n'iki joro? Uburakari bw'Imana bukongezwa n'uko yagiye. Marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Umva urukundo rw'Imana. Bigeze ubwo marayika aza gutangira. Ingemu uziki huma amaso, ingemu ituma utabona imirimo y'Imana. Ibaze kuba warabaye umusitari w'icyamamare, ukaba umubwiriza udasanzwe, amatsinda yose arara yicaye yiga icyigisho wakoze, abantu bakarazwa ijoro no gusa
gusenga abantu bakarara rero bari gushaba ugahaguruka uje gusenya ibyo bintu uzi ko birasenyuka kwimuka uje gusenya ibintu byo ari kumenya ngo bishenyuka ukabona bamwe wari uzi ko bazakujya inyuma usubiye mu idini areba ngo bamwe bajyakuza ku mugongo uri kugaruka mu idini ukabona bakomeje iyi nzira bareba bakomezamo urugendo ni marayika wari witambitse marayika aketambuka ibaze kuba ari we mubwiriza wari uzwi oya buze iwe niwe wabiro byo mu burizo ari kumanywa wari uzi ko mu itsinda ryanyu wenda ariho hari imbaraga ukaba kumenya ngo mu itsinda ryanyu niho hariyo urubuga rwanyu muzi ko ari rwo rukomeye kuruta izindi kandi mumenya ngo rugumire gusinga izindi ariko nyuma yo kwakira ingemu nyuma yo kwatera uzemu ugatera intambwe isubira inyuma ushubije abantu mu byo bavuyemo ugarura abantu mu byo barugiye ukabona Imana ihagurukije ababwiriza bakibihagazemo ukareba ruhangaye umusyi ababurizi bakibyemerire ni marayika wari uje kugutangira marayika akija kugutanga ahari wahuye n'uburwayi ahari ukabugana burwire kabasomera ikintu gikomeye cyane amasomero kigumira mu manga uburakari bw'Imana bukongezwa nuko yagiye ubusungu bwa ruhanga bwaje bwo kugenda marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira yari ahetswe n'indogobe ye abagaragu be bombi bari kumwe nawe indogobe ibona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira akuye inkota ayifashe mu ntoki irakebereza ijya mu gisambu Baramu ayikubitira kuyisubiza mu nzira marayika w'Uwiteka ahagarara mu muhora w'inzitiro z'amabuye zigabanya inzabibu iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka yiyagiriza ku muhora iwubyigira w'ikirenge cya Baramu arongera arayikubita marayika w'Uwiteka asubira inyuma ahagarara mu matanwa hatagira umwanya wo gucebereza iburyo cyangwa ibumoso iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka iryama igihetse Baramu uburakari bwa Baramu burakongezwa agikubita inkoni ye habaye ikintu gikomeye itungo indogobe yari iri kureba ibona marayika ariko Baramu atamureba kugeza ubwo abagatulika n'abasilamu bemeza ko inzira ariyo kugeza ubwo n'abadasenga bavuga bati ubu ni ubuhanuzi kugeza ubwo abanyamakuru badasenga bavuga bati ibi bintu birakomeye Baramu atabibona Baramu muri iki gitondo Imana yongeye kuntuma nka marayika wayo igihe marayika yari ahagaze marayika ahagaze abapagani baramubona babona ko amadini ari mu bucuruzi kugeza ubwo bayashyiriraho imisoro kugeza ubwo bayashyiriraho amategeko yo kuyayobora ariko Baramu ntiyabibona insengero zirakingwa bashyiraho miliyoni 2 ngo zikingurwe indogobe zabonye ibiri kuba Baramu azicaye wo nta kintu ari kubona kubera ikibazo cy'ingemu zagiye mu maso n'iki Imana yakora kugira ngo ubibone mwaba muzi impamvu Ellen
Ellen G. White yanditse ngo akahandika ngo abahora basenga abari kultura ntibashaba ntacyo bakora hati ntacyo bari gukora mu gihe gito no gusenga bazabivamo. muke no gushaba baryabireka Mwaba muzi impamvu? mwari mu manyeshonga Ukugaburiye uri kukugaburira aguhindura umucakara. yaguhindura omuruku. Iyo umuntu akugaburira ukaburya ibye, umuntu yaba ari kukugaburira ari kurya byeye usabwa kuzajya wubaha icyo akubwira. notekwatekwa okubahiriza icyo ari kukugambira. Niyo mpamvu Imana ishaka ko musenga mukanakora, uruhanga nayenda ngo mushabe mukore mukajya mu ifore mugahinga, kaza mu foresti mukahinga mukagira n'ibihe byo gusenga. gira n'ubwire bwo gushaba. Ntabwo Imana yahagurukije abanebwe, uruhanga tiyayimukiza boro irashaka abakozi b'iby'ubu buzima, n'abakozi be byo ikanashaka n'abakozi bo mu ruzabibu rwayo. n'abakozi bo mu muzaburo Igihe cyose uzaba ubona inkunga yo gufashwa, ryaba uri kureba buyambere ugufasha azaguha n'ibyo kuvuga. kuhereza buyambere ryakuhereza Amaso azahuma, amisho garyahuma uzumirwa. ryashoberwa. Nshuti yanjye, oweshemwe Yesu aragukunda cyane, yesu nakunda munonga arifuza kugukiza. ayetenga kukiza Reba aho Balamu yaguye, reba baramu yagwire kugeza ubwo ibimenyetso n'ibitangaza bikorwa ntabibone. kuzaho mumanyiso n'ibyo gutangaza biri gukorwa atakimenye Igikomeye Imana yakoze, igikomere cyo ruhanga yakozire indogobe nayo irushaho kumutangira. indogo ye nayo yamutanga Balamu akuramo inkoni arayikubita, yayihamya ngo ntiyazitera. ababona batangira kwitwa baka. abari kuhweza nibetwa baka Ibaza indogobe iri gukubitwa indogo yari guterwa kandi ari iri kureba, kandi ari yari kuheza ariko uri kuyikubita niwe uzi ko areba. uri kuzitera niwe ari kumenya ngo niwe ari Nimurebe ukuntu abantu baciwe mu madini, abantu ko bacirirwa murebe ukuntu umuntu utavuga ibiri rusange atukwa, abantu batari kugambira bya rusange murebe ukuntu abantu bahagaze mu kuri imiryango yabo imeze, bayemerera mu mazina amafamiliye y'abari mureba ko ari wowe ukabikinamo. iwe ukabizaniramo. Kangane ku musozo, kampendere indogobe ibonye ibiri kuba indogo yako yareba igerageza kwimuka, yayimuka noneho marayika ayitangiraho idahindukira, marayika yayitangira ihagarara hagati aho itari bwivane. yayemerera mu mwanya batari kuyayiha. Balamu nanone arayikubita, baramu yagitera indogobe ngigera mu muhora hagati indogo yayika mu gahanda hagati aho idashobora guhindukira. akabaza kwetenganya Aya ni amategeko ya politiki aratuma n'iri torero ritanyeganyega, bya politiki biri ku buryo bizajya bikomera, kubera ibizakuguma wuzuza ibisabwa bya mbere, aho koroha ahubwo bikomere kurushaho, bigume ku nsingaho kugeza ubwo indogobe igukandira hagati, kukumikira hagati marayika aritambika ngo idakomeza. itambika nditagumizamo Ngo indogobe indogoya ifata akaguru ka Balamu kwaza kuguru kwa baramu igatsindagira ku mukingo, yagusindagirira irakavunira akagonyora, akahendahendagura ariko Balamu ntiyumva. amutiyahurira Uburwayi bwaragukubise, ubugure bukakutera impanuka bamwe zirabakubita, za accident ngo nizibakutera Imana irebe ko wakubura amaso ukareba, ko wayimusya mwisho karanje uburozi bukugeraho, ibyo uburogo bukugeraho ubukene bukugeraho, uburo bwakwitaho kugeza ubwo wireba uribura. ibyaho wayireba ukayebura Ryari irarika ry'Imana, kujya kurarika kwa ruhanga ariko indogobe niyo yabigendeye birakubitwa. tonze dogobe kabigenderamo yaterwa Kamabwira igikomeye gambira kikumire icyanyuma, cyo gushembayo indogobe marayika yitambika ubwa gatatu, indogoya marayika yagitanduka araza arayegera, yajagika hehe indogobe ibona marayika, indogoya yareba marayika irangije ibona idafite aho kujya, yareba itinda gutora iryama aho ngaho ati basingwa aha, sindarenga ku cyo marayika yavuze, basi mpfe
mu cy'Imana ivuze inyama cyo ruhanga yagambiriye aho kurenga aha kurenga hano baramakuramo inkoni arayikubita yayihamye ngo niyo yatera indogobe noneho iravuga indogobe yagamba ariko ubundi bariya abantu baje kuyoba bateka aribo batangiye babirimo bariya abantu bakaba batako batandukanye babirimo ngo njye nari umupagani ngo nta nubwo nari mbyitayeho yuko ryo mukampiri ntabifireho babwiriza b'ibihangange abagurizi b'amani ugeze ku rwego mubwirizwa n'indogobe mwarika hamrengo rwo kuburirwa indogoya aya niyo mahirwe Imana itanze niyo cyose iyo ruhanga yakwereza nibura mwumva ijwi ry'indogobe ntakibaburire iraka ry'indogoya murebe ibyo abapagani bari kubabwira abapiri bari kubagamba murebe iby'isi iri kuvuga cyose ari kugamba ngo hari ushobore kurokoka wararebe ngo warokoka imaze kumubwira Baramu nayo arayikubita yamaze kumugambira nabwo iramubwira iti umubitiye icyaka kose yamutira ngo wanterera ati ahubwo iyo ngira inkota mba nkwishe ukuri nyine rurara yanjye ntakwiye wari umuhanuzi ahindutse umwicanyi wabira ari nabi yabo mu isi niho muri busoreze niho muri buhende niba ababwiriza b'ibihangange mutakiriye Yesu ababurizi b'amani yamutanga niba mutakiriye ijwi ry'Imana no kurarika kwayo yaruhanga no kurarika niba mutavuye mu buyobe mwagiyemo niba mutarekuye ingemu mwahawe byo mwahirwe birasoza muri abicanyi bakuhendera mu by'abisi Baramu yarahagurutse ramu yayimuka agenda agiye kubavuma yagenda ari kuza kubavuma niko yaciriweho iteka akatwerwaho urubanza yageze ku rwego apfa nabi akakambura ingogo kuva kubi yifuza urupfu rw'abakiranutsi yayatenga urupfu rw'abahikirire ngo icyama ngo apfa nk'uko abakiranutsi bapfa ngakuri bamo akapfa kuko abahikirire bapfa ariko ntabyo yari afite akatabyine uzi ko bizageraho ibyarikaho ka karengane mwabwirijwe akarengane ko mwaburirwe muzifuza kugakorerwa muketenga kugakorerwa ntaho mwagakura hatiriho kuri kukiha ikibazo cy'ingemu ikizibu cy'arusembo ngaruwe no kugutangira ngaruwe no gutanga nje kugira ngo nkubwire ngo naje kukugambira ngo Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi atari ahatebe cy'imbabazi icyo nzi cyo cyo ndi kumanya iri torero ryo ntiwaryitambika umusenyi cyo kagetanga Baramu hirya yaje gukora ibitangazo uzahasome akakora ibyo gutangaza ariko nzanywe no kukubwira ngo iri torero ryo ririkomeze ribukomeze kukugambira ngo kaniseti egumire ngiye kubasomera imirongo nk'itatu gusa akakubasomera imikorongo itatu Baramu Baramu yagiye kubavuma akagenda ari kuza kubavuma agenda agiye guhagarika ibyigisho ari kuza kwemereza ibyo kwe agenda agiye guhagarika ababwiriza ari kuza kwemereza agenda agiye kubaciraho iteka kuza kubatwera urubanza kubara 23 23 umurongo wa 9 rombo rwa mwenda haranditse ngo handikirwe ngo kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare nihiguruye bitarenze tegereza ubwoko bwo nkabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi kureba ni mu mpinga z'imisozi dore n'ubwoko butura ukwabwo n'ubwoko buri gutura kwabwo ntibuzabarwa mu mahanga ntibujyabarwa mu banyamahanga ntabwo tubarirwa mu isi ntituri kubarirwa munsi ntitubarirwa mu bihugu turi kubarirwa mu mahanga iki nicyo cyavuzwe kuri ubu bwoko nicyo cyagambirwe aha bwoko bu umurongo nshaka kongera kuvuga ururembo bari kwenda kugamba umurongo wa 22 ururembo rwa 22 Imana yabakuye muri Egiputa ubuhanga kari hamwe niyibajyana niyo iri kuberembera haleluya amena wese urinde ururyoha ntacyo uri cyo hinde cyo cyo wowe uzapfa urujyafa nanjye nzapfa nanjye njyafa ariko iri torero riyobowe n'Imana idapfa urugendo ruhango utari gupfa ndagira ngo mbabwire ikindi ahubwo bagambire ki umurongo wa 24 ururembo rwa 24 dore ubwo bwoko ubwoko bubaduka nk'intare y'ingore buvumbuka nk'intare y'ingabo ntizaryama itararya umuhigo itaranywa amaraso y'abishwe dore ubu bwoko bubaduka nk'intare ni ubunyembaraga
ntabwo bashobora gutuza ubutumwa butaragera ibihugu byose. Ni ubwoko bufite ishyaka, bigomba gusoza buri guhiga buzenguruka isi. Ubutumwa buzatsinda kandi ubu bwoko buzaneshana n'Imana ishobora byose. Ijambo rikomeye kubara 24 umurongo wa 8. Imana yabukuye muri Egiputani y'ibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Haleluya. Imbogo murayizi? Buzarya amahanga abubereye ababisha, buzamenagura amagufwa yabo, buzabahinguranisha imyambi yabwo. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo usoza kubara 24 umurongo wa 17. Ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo. Uyu bavuzwa iyi nyenyeri ni Kristo Yesu. Tuzamubona tungutse ku bicu, azaza kurengera itorero rye. Niwe uyoboye iri torero, niwe uzaryambutsa, niwe uzarigeza mu rugo. Iki gitondo mwifurije kuyoborwa nawe, mwifurije kumukurikira wajya hose. Yohana abitegereza banesheje yaravuze ati, abo nibo bagendana n'umwana w'intama aho ajya hose. Reka mbifurize kugendana nawe, reka mbifurize kuzwa mwuka wera, reka mbifurize gukomezwa n'imbaraga ye. Nibyo ngusabira muri iki gitondo, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge. Twakusima twakwebaza mukamanya muhango wahangira kurunensi izina ryawe risimwe. Amina. Twakusimira ikigambo cy'igumire cyo waturabyamo mukasheshe kiri izoba, nakushaba utuhereze umubiri kwera ashobora rero imitima yitu tubaze kukiburira cye. Niko buri muntu wena wabasize kukiburira akwate entwamo yo kuza ku rubaju rwawe, koragaruke uryashange twene tukwetekatekire izina ryawe rihebwe kitinisa. Amena. Akasheshe kiri izoba nashabira buri muntu wena ruhanga nyamuhanga ndikumushabira ngo abaze kukitekaho umutima, kandi engiyo kwetisa no kusasirwa bibi abaze kugifaho unonga. Niko cyansi watuhire tubaze kugikozesa, koragaruke uryashange tukwetekatekire. Amina. Akasheshe kiri izoba utuye mwoyo kwera ashobora ibigambo byawe byose byo twabasize kuburirira ahambaha. Buri muntu wenda ashobwe nabyo izina ryawe rihebwe kitinisa. Amina. Akasheshe kiri izoba reka utwebembeze mwoyo kwera nabikushaba okuraba mu izina ryawe. Amen. Amen.